inzira yose Satani acamo ahura n'umuntu, niyo nzira ni copy paste y'inzira Imana inyuramo ihura n'umuntu. Kugira ngo rero Imana ikorane n'abantu, byari ngombwa ko buzura umwuka kugira ngo batahure uburyarya bw'undi mwuka. Reka dusoze ikiganiro, ariko se tugire dute ko abantu baheze Dani ni Beteli? Ikintu rero baje kudukorera ni uko Kiliziya yagaragaje ko n'abana Mariya yabyaye nyuma ari ab'umugore wa mbere. Ko bagize iryo shyaka ryo kumubwira ngo tujye dusenga dute, tujye dusenga, twigishe gusenga. Barabimubajije, aravuga ngo mujye muvuga ngo data wa twese uri mu ijuru, biravuze ngo ntihagire n'umwe mushyiraho ibyiringiro byanyu. Imana iranabihakanira avuga ngo ntihagire ishusho y'ikiri mu ijuru, izuba cyangwa ukwezi muzikubita imbere. Noneho utangazwe nuko ubwirukira imuzi buri mu iyobokamana ubukomaho abayoboka Imana mwizera bene so mu kwizera, akaba ari bo mu Rwanda. Bakumva ari ukubarwanya. Urumva uburyo ari. Noneho we ntatangira kurwanira Kristo yemera, ahubwo arwanira idini. Yesu ashimwe bene data nshuti z'umusaraba. Amen. Nimugubwe neza muri Kristo Yesu. Amahoro n'imigisha n'urukundo biva muri Kristo Yesu nibabaho none n'iteka ryose. Bibabeho nk'isezerano Imana yatanze ko umuntu yizera wese azagubwa neza. Imana ishimwe. Amen. Njye ni Marcel nk'ibisanzwe, turi kumwe na Jeanne Kwizera, Anisete nawe turakwakiriye. Imana ishimwe. Bene data turi kumwe muri iki kiganiro, reka tubabwire ko tubakunda kandi ni umugisha kuba turi kumwe mu biganiro byose. Uburyo mwandika komenti, share mukora, twongeye twibutsa abantu gukora subscribe. Ni uburyo bwiza bwo kugira ngo uko ibiganiro bigezeho mujye mubibona. Hari uburyo mwajyaga mutubwira ngo tujye dushyiraho nimero z'ibiganiro, ariko biragoye rwose. Nimukora subscribe ikiganiro muzajya mukibona. Nimero zifasha iki? Ngo kugira ngo bamenye ikiganiro gishyashya. Uwo muntu ntaba yarakoze subscribe. Kuko iyo wa subscribinze, ubundi se subscribe bivuga iki? Bivuga kwiyandikisha. Ni ukwandikwa ku buryo ikintu kigiyeho YouTube izajya imenya ngo bakigushyiriyeho. Yego. Ikakirikomanda igahita kiguha. Yego. Gushyiraho nimero rero, ntekereza ko ijambo ry'Imana ntirisaza. Igihe uzajya uryumvira, jya ubifata nk'aho ari uwo munsi Imana yarigennye. Yego. Imana ishimwe. Amen. Anise, reka n'ubundi mudufashe gusenga, kuko n'ubundi tugize umugisha wo kongera kubana namwe mu biganiro bitambuka ku ijwi ry'umukanguzi. Reka tubasabe rero n'ubundi mutuyobore, ariko mbwira bene data turi kumwe muri iki kiganiro, gusenga ntabwo ari ukureka ibyo ukora, ahubwo umutima wawe werekeze ku gikorwa runaka, hanyuma twese dufatikanye. Tubahaye ikaze. Mana, turagushimiye, uri Imana y'urukundo, Imana idahinduka kandi ntuhemuka. Waduhamagare muri Kristo Yesu, twitabye umuhamagaro wawe, kugeza n'ubu nturaduhemukira. Ubana natwe, userukana natwe, uraturinda, ugendana natwe kandi tubona udukiza amakuba. Izina ryawe nirishimwe. Uyu mwanya uduhaye uburyo bwo kugira ngo tuganire na bene data impamvu z'ibyiringiro byacu. Kubwiriza tuvuga iby'Imana iri mu ijuru, tukabivuga turi mu isi, tubibwira abantu bari mu isi, biragoye kuko amatwi ya benshi hari inkuru nyinshi ziyatera kuziba. Hari ibintu twumva bigatuma tuba ibihurihuri. Ijambo ryawe niko ryambwiye ngo bafite amatwi ntibumva, bafite amaso ntibareba. Ariko ndagusabye kugira ngo twese ijwi ryawe rivugane natwe, tukumve, utwisobanurire, tukumenye. Pawulo yaravuze ngo ndasenga nkinginga uko nsenze mbasabira kugira ngo muhabwe guhishurirwa. Guhishurirwa bibatere kumenya, kumenya bibatere kumenya Imana. Mwami, minsi ya nyuma abantu benshi turayobye kubw'amayoberane y'ibihe, ariko ramburira ukuboko kwawe kutugirira neza kugira ngo udukize amoshya kubw'ubuntu bwawe. Turagushimiye rero ko ugiye kubana natwe muri uyu mwanya w'ijambo ryawe kugeza dusoje kandi none n'iteka ryose.
amen amen. amen Yesu aduhane umugisha. amen. Twongeye kugira umugisha wo kubana namwe. Imana ishimwe. Natwe niwo mugisha tugira wo kuba mu nzu y'Imana kugira ngo tubwirize ubutumwa bwiza, kuko hari korali imwe yararirimbye iravuga ngo njya nezezwa no gukora uyu murimo, gukora umurimo w'uwantumye. Bashyiraho iki gitero kimwe, baravuga ngo nubwo uyu murimo urushya ariko ku bwawo tubona umugisha. Uwo mugisha rero tubona n'uw'ihumure ribonerwa muri Kristo Yesu, kandi ku munsi w'imperuka ndabizi ubwo tuzamurika umurimo w'Imana tuzaba dufite iminyago. Amen. Amen. Imana ishimwe. Mu biganiro byagiye bitambuka twagiye tuvuga ku kintu cyitwa iyobokamana. Iyobokamana twaje gusanga ari ikintu kinini. Uyu munsi ndagira ngo tuze kuganira ku bwiru kirimbuzi mu iyobokamana. Ninkoresha ijambo ubwiru, hari umuntu ushobora kutamenya ibyo ari byo. Ubundi ubwiru ni iki? Ni ibihishwe birimbura. Ubwiru kirimbuzi ni ibihishwe. Ubwiru ni ikintu kikiri mu ibanga, kidasobanurwa nk'uko kiri. Yego. Nibyo biza byitwa, kuko ubwiru ni ibanga. Ubwiru tubifate dusamarayizinze mu mpine muri make. Ubwiru ni ibintu bihishwe. Yego. Anise, hari ibintu byinshi bihishwe mu ivugabutumwa cyangwa mu iyobokamana, byinshi bihishwe bikiri mu ibanga bitaragaragara, ariko bigenda bigaragaza ibimenyetso. Ibyo bimenyetso n'ubundi biza bisenya, bigaturuka ahantu runaka kikaza kidumbukije, utapfa kumenya ngo giturutse kuko kikiri mu ibanga, ariko kikaza gihita gisenya. Ngira ngo bijya bikunda kubaho, n'uyu munsi tukagenda turwana n'ingaruka zabyo. Yego, n'uyu munsi hari ibintu tuba mu ngaruka zabyo. Ubwiru kirimbuzi mu iyobokamana, umuntu ashobora gutekereza ngo ko ari mu iyobokamana kuki hajemo kurimbuka. Burya ikintu umuntu yizera kuruta ibindi niyo mana ye. Burya imana y'umuntu ni icyo wizera kuruta ibindi. Abantu benshi turi kuganira dusangiye igitabo dukuramo ibyo twigisha. Hano mfite Bibiliya ntoya, nini rwose irahari. Iyi ni Bibiliya yera, verisiyo yo muri 93. Iyo turi kubwiriza, tubwiriza abantu benshi batandukanye basomye iki gitabo. Tukabwiriza n'abagisomewe, tukabwiriza n'abakize. Sinzi ahantu ndi buhere kugira ngo tuze kubivuga tubivuye in deep, ariko ikintu cya mbere kirimbura abantu mu iyobokamana cyubakiye ku migenzo, amahame, imihango bidahinduka byo mu idini rye. Reka ntange urugero rumeze gutya, wenda abo turi kumwe baraza kurushaho kubyumva. Ikintu tuvuze ko ari ikintu cy'ubwiru cyaje kimeze nk'ibanga, kiza gikubita kandi kigasiga ingaruka zitari nziza. Ikintu cyaje muri ubwo buryo bw'iyobokamana nubwo ari kibi, abantu benshi kuki bacyubakiraho nk'aho ari ukuri, nuko bitewe n'aho giturutse. Ahubwo ninde ukiza? Reka tubanze turebe ngo ninde ukiza. Ubundi ntabwo turi buze kuvuga ku nkomoko y'amadini. Ntabwo tubivuga kugira ngo abantu bumve ubuyobokamana, ko iyo tuvuze iyobokamana abantu bumva amadini. Ariko si byo. Ko bwa mbere abantu badahuje ukwizera bari bahuriye ku Mana imwe, badahuje imyemerere mu migenzo. Ubundi ubusanzwe umuntu amaze kuremwa yahise agirana ikibazo na Satani. Noneho umuntu aranakiranirwa, akiraniwe agirana ikibazo n'Imana. Noneho Imana yeza umuntu kugira ngo umuntu abeho yejejwe. Ubwo mushatse kuvuga ko ikibazo umuntu yagiranye na Satani ni nka wa mwana wavutse adashakwa, adakunzwe. Uko ni wowe ubidevelopa gutyo, ntacyo bitwaye. Ko umuntu amaze kuremwa yahawe ubutware. Imana yarabivuze ngo tureme umuntu ase natwe. Icyo ni icya mbere. Gusa n'Imana, gusa n'Imana, ntabwo ari fezi, ni mu migirire.
bwa kabiri atwara isi aba umuyobozi n'ibiyirimo. Yego. Imana imaze kurema yahaye umuntu otorite. Burya otorite ntabwo ari iy'umuyobozi. Ubutware ntabwo ari ubw'umuyobozi. Umuntu agira ubutware atanayobora, ahubwo akabugira no ku bayoboye. Yego. Sinzi niba icyo kintu mucyumva. Yego. Kugira ubutware ntabwo ari ukuboneka mu nzego runaka, ahubwo hari inzego zinagukenera ku bw'ubutware ufite wowe utazibamo. Yego. Ubutware ni ikintu kinini. Icyo twita authority ni ikintu gikomeye kuruta ko ubutware buturuka mu ubutware burya burema ubushobozi. Yego. Burema ubushobozi, sibyo? Hanyuma uyu muntu amaze kubaho, Imana imuha ubutware bwo gutegeka no gutwara ibiri mu isi. Yego. Satani nk'uwari uri mu ijuru abona ko ari we wari ukwiriye kugira isi ye. Yego. Kugira ubwami. Burya mutagira ngo hari ikindi cyamugumuye ku Mana. Simatinda ko ntituje kudevelopa gukiranirwa kwa Satani. Yego. Aravuga ngo ko Satani yahanuwe mu ijuru burya ni ukubera umuntu. Aragambirira aravuga ngo umuntu nkuye mu ijuru nanjye nzamukuramo Imana. Njyewe nkuwe mu ijuru kugira ngo uyu muntu abeho nuko agomba kuba afite ubuzima bw'Imana muri we. Yego. Nzamukuramo ubumana. Agume muri Edeni ariko nta bumana, kuko Satani yari azi ko umuntu ntakiranirwa azaguma muri Edeni. Yego. Harya nabaciye muri yo muvuga. Ubwo Satani harya yamanuwe Abadamu bakiri muri Edeni. None se Satani yagiye koshya Adamu hehe? Yari amusanze mu ngo bya Edeni. None se ubundi mugira ngo Satani kumanurwa ni ukujugunwa mu isi ku buryo atazamuka? Oya, Bibiliya iravuga ngo yari afite ubutware bwo gutambagira mu isi no kwizereramo. Urumva n'ubundi yari afite ubushobozi bwo kugenda. Ubundi se isi ni iyihe? Icyo mwita isi ni iki? Ubwo twakumva ari aha dutuye, aha turi. Bibiliya mu gitabo cya Yobu igice cya mbere umurongo wa mbere haravuze ngo mu gihugu cya Usi. Usi ni muri Ashuri cyangwa Asiriya, muri histoire bayitaga Asiriya. Yego. Abantu bazi amategeko y'imyandikire bazi ko iyo S ihinduka sha mu Cyongereza. Ashuri. Yego. S ihinduka sha, uzareba iyo nk'iyo twanditse ngo shuwa twandika Okay. Mu gihugu cya Usi hari umuntu witwaga Yobu, kandi uwo muntu yari umukiranutsi utunganye wubaha Imana akirinda ibibi. Yego. Ngira ngo Turikiya n'uyu munsi nta banyamasengesho bayibamo, ariko inkuru za Yobu barazubaha. Muri Turikiya burya habereye ibintu byinshi. Hari n'abantu bajya bavuga ko Yohana yahungiyeyo agahungishirizayo na Mariya nyina wa Yesu. Abantu bazi histoire barabizi. Yego. Nuko abyara abahungu 7 n'abakobwa 3, kandi yari atunze intama 7,000 n'ingami 3,000 n'amapfizi 1,000 yo guhinga n'indogobe z'ingore 500 n'abagaragu benshi cyane. Uwo muntu yari akomeye kuruta abantu bose b'iburasirazuba. Iyo bavuze iburasirazuba mwibuke ko hari ahantu naho haturanye na Middle East, nyine ni mu burasirazuba bwo hagati, ariko biba bitewe n'abanditse iryo jambo aho bari bari. Kandi abahungu be biremeraga ibirori mu mazu yabo, umwe umwe mu minsi yitoranirije, bagatumira na bashiki babo 3 ngo baze gusangira nabo. Murumva ko Yobu yari amaze kuba umusaza, yari afite abana bacutse b'abahungu bibana. Kuko iminsi y'ibirori byabo
yarangira Yobu, nuko iminsi y'ibirori byabo yarangira, Yobu akabatumira ngo abeze, akabyuka kare mu gitondo agatamba ibitambo byoswa bihwanye n'umubare wabo, kuko Yobu yavugaga ati ahari abahungu banjye bakoze icyaha bahemukira Imana mu mitima yabo. Uko niko Yobu yajyaga agenza iteka ryose. Ku murongo wa 6 niho nshaka, ariko reka twitse gato. Yego. Bundi Yobu yakoze umurimo ukomeye. Umukiranutsi wese ni umutambyi. Uwo ari we wese. Umukiranutsi wese ni umutambyi, kandi kuva mu isezerano rya kera. Impamvu mvuze ngo ni umutambyi n'ubu uyu munsi natwe turi abatambyi. Tubeshejwe n'ijambo ry'Imana ko rero tubwira ngo turi abami n'abatambyi. Yego. Bo mu rusengero rwera, kubera iki? Duhora dutamba umubiri wa Kristo, tuwusharinga, tuwutanyagura buri gihe tuwugaburira abantu. Iyo tuvuga ijambo ry'Imana tuba turi ku gicaniro cy'Imana. Yego. Yobu rero yabaye umutambyi. Ubwira ukirimbuzi buri mu ibanga, mu iyobokamana. Yego. Ndagira ngo tuganire. Umunsi umwe abana b'Imana baje bashengereye. Yego. Uwiteka, kandi na Satani yazanye nabo. Tugende gahoro. Aba bana b'Imana bazanye na Satani, Satani asa nkabo. Iyi barasa. Murakoze. Niyo mpamvu yivanze nabo. Uwiteka abaza Satani ati uturutse he? Nuko Satani asubiza Uwiteka ati mvuye gutambagira isi no kuyizereramo. Ubu bahuriye mu isi? Oya, ntabwo bahuriye mu isi, kuko yavuze ko mvuye mu isi. Murakoze. Uwiteka arongera abaza Satani ati mbese witegereje umugaragu wanjye Yobu, yuko ari ntawe uhwanye nawe mu isi, ko ari umukiranutsi utunganye wubaha Imana kandi akirinda ibibi? Maze Satani asubiza Uwiteka ati ariko se ugira ngo Yobu yubahira Imana ubusa? Ntiwagiye umurinda we n'inzu ye n'ibyo atunze byose? Wahiriye umurimo w'amaboko ye n'amatungo ye agwiriye mu gihugu. Ariko rambura ukuboko kwawe ukore ku byo atunze byose, nawe azakwihakana ari imbere yawe. Uwiteka asubiza Satani ati dore ibyo atunze byose biri mu maboko yawe. Aha hantu sinzi ukuntu abantu tujya dusoma ijambo, ariko Satani yari ari kwigisha Imana gukiranirwa. Wowe rambura ukuboko ari wowe unyaga Yobu, bidakozwe nanjye. Satani yabwiye Imana ngo rambura ukuboko ubikoreho urebe ko atazakiranirwa. Rero aho Imana niyo yari kubigushije Yobu. Yego. Imana rero aho kugira ngo ibikoreho ibwira Satani uti hoya, ahubwo mbiguhayeho ububasha, wowe bikore. Wowe bikore kuko Uwiteka asubiza Satani ati dore ibyo atunze byose biri mu maboko yawe, keretse we ubwe we kumuramburaho ukuboko kwawe. Nuko Satani ahera ko ava imbere y'Uwiteka. Yobu yarageragejwe, ibyo byose turabizi. Yego. Tuganire dutuje, nta kitwirukansa, nta doctrine y'idini iri hano. Tunisegure ku bantu batwumva. Abantu dukora ikiganiro mukatubwira ngo nuko turi muri ayo madini, mwaribeshye cyane. Twebwe turi abakristo. Nta dini runaka tuba dushingiyeho. Nta dini runaka, nta n'irikwiriye, cyane ko nta n'iryo tuzi ritunganye kuruta irindi twashingiraho. Yego. Keretse ku gakiza kabonerwa muri Kristo Yesu. Yego. Bera b'Imana rero igitumye nsoma ibi, Satani amanurwa mu ijuru ntabwo yahise aricibwamo burundu. Ahubwo njye uburyo mbyumvishije bishobora kuba byaratwaye n'imyaka myinshi.
gucibwa kwa Satani kw'iteka ryose kumubuza kuzerera kwidegembya byakozwe na marayika Uwiteka yohereje kumubohana na ba bamarayika babi. Yego. Twarabasomye turabasobanura ntituhatinda. Babohanwa nabo. Habaho rero igihe cy'imbabazi z'Imana. Aba bamarayika ntibigeze bihana na Satani ntiyihanye, bacirwaho iteka. Abamarayika baboshywe, reka dusamara yizinge gato, baboshywe babitewe no gusambanya ikiremwa muntu. Ubwiru kirimbuzi buri mu iyobokamana. Yego. Ibintu abantu benshi batajya bemera banagira, hano Bibiliya iravuze ngo abana b'Imana. Yego. Bari bateranye baje gushengera na Satani araza. Teoloji iratubwira ngo ni bene Seti. Ariko oya, bene Seti bavugwa mu itangiriro. None se nibo bari bari kumwe na Satani? Nibo bahuriye mu ijuru se bagiye gushengerera Imana? Ni iki gituma teoloji bivuga ityo? Bwiru kirimbuzi ubuyobokamana. Yego. Teoloji turimo ni y'abagira iki? Abagira iki ntibemera imirimo y'umwuka. Bemera imirimo y'ubwenge mu mubiri. Yego. Igifatika bacyita igifatika, icy'umwuka bavuga ko kidafatika kuko ntibigeze bahabwa imbaraga z'umwuka. Yego. Niyo mpamvu bahakana imirimo myinshi y'umwuka. Noneho rero icyo ngambiriye ni iki? Satani yabonye ko we ubwe ku ruhande rwe kugira ngo ayobye umuntu nuko ari bukoresha iyi mitekerereze y'aba bamarayika. Nababwiye ngo ndasamarizinga simbigarukaho. Yego. Aba bamarayika bamaze gusambana n'abantu babyaranye nabo. Bibiliya batubwira bamaze kubyarana n'abana b'abantu, nabakoreye ikiganiro mbabwira impamvu. Niba umwana abyawe n'ikiremwa cy'umwuka, yego, akabyarwa n'umuntu w'umubiri, uyu mwana afite ba se babiri mu birere bibiri, mu kirere cy'umwuka no mu kirere cy'umubiri. Ndagaruka, niba umuntu agiye kuraguza yarabuze urubyaro bakamuha urubyaro, uyu mwana ntabwo avutse ku bw'umubiri gusa, avutse no ku mbaraga zindi z'umwuka w'umwijima. Sibyo? Hanyuma aba bana kugira ngo basabane na basi bagombaga kugira ibirere bibiri. Ikirere cy'umwuka se arimo, yego, n'ikirere cy'umubiri uyu mwana arimo, yego, na nyina arimo. Kugira ngo se ibitekerezo bye bigere ku isoko ry'abantu b'ikirere cy'umubiri, nuko bikoresha ibitekerezo bya wa mwana, yego, ubyarwa na wa muntu akaba umwegenti wa se. Nibyo, akajya kura ibyo mu kirere cy'umwuka wa se, kuko nawe ari mu mwuka wa se, abizane mu kirere cy'umubiri wa nyina, kuko nawe ari mu kirere cy'umubiri. Noneho bashyire mu bikorwa imirimo ya Satani, ufungiraniwe hamwe na ba se w'aba bana. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo Satani ni se w'ikibi, niwe gikomokaho, ko agisapurayinga akurikije inzira binyuramo. Kugira ngo rero buri muryango uri mu isi ukominikane na Satani na bamwe batabyawe na ba bamarayika. Satani yashyizeho ko n'umuntu w'umubiri ushaka kumenya ibitaboneka ajya kuraguza, yego, kubaza. Icyitonderwa, inzira yose Satani acamo ahura n'umuntu, niyo nzira ni copy paste y'inzira Imana inyuramo ihura n'umuntu. Nibyo. Kuko umuntu iyo asaba Imana ayisaba atayireba. Yego. Ubwo ni ukuvuga ngo biraza kunyura mu nzira
nk'iyo umuntu ashobora kugenda agiye gukoresha agiye kuraguza, ubwo ni inzira ebyiri zisa neza utapfa gutandukanya. Hanyuma urumva Imana turi kuyisaba mu kirere twe tutabona, yego, hanyuma na Satani nawe araza kujya, nawe ni mu kirere tutareba, nawe ni mu kirere tutareba. Aho hantu rero umuntu ahita ahura n'ikibazo gikomeye. buretse tuganire. Yego, Jeanne afite ikihe kibazo? narindi kuvuga ni birenda gusa kubera ko byose ari umwuka, ariko wenda haba harimo nk'itandukaniro. Oya, wivuga ngo wenda ririmo, kuba ririmo, ariko se rihe? Abantu barimenyeshwa n'iki? Kimwe kikaba ari umwijima, ikindi cyera. niko idini ryabashutse, ariko ntabwo ariko kuri kwa Bibiliya. Na Satani ubwe abasha kwihindura marayika w'umucyo, uramugira uw'umwijima kubera iki? kandi nawe afite ubwo bubasha ko n'uw'umucyo abyikora. None ngo iki? Satani biramworoheye kwigira marayika w'umucyo. Tunamusomye ari kumwe n'abandi yagiye gushengerera. Ibi bintu mu buyobokamana hajemo uburiganya bwa Satani kubw'intego z'abagashakabuhake baduha Imana itariyo, baratuguranira, batubwiriza Imana itariyo. Icyakora birabacika baduha ibyanditswe byera, Ndagaruka ibi ndabivuga ko turi mu iyobokamana, ubwira ikirimbuzi mu buyobokamana. Nubwo baduhaye ibyanditswe, babiduhaye bishyitse, ariko atari byinshi nk'uko byanditswe. Bagabanyije umubare w'ibyanditswe, ariko ntibagabanya ubuzima mu byanditswe. Kuko ijambo rikuriye ayandi bagombaga kutubwira muri Bibiliya hano ririmo gupfa no kuzuka kwa Kristo no kugaruka kwa Kristo no gutaha kw'itorero. Andi magambo niyo mwayabura muri Bibiliya, byose agendereye ibyo. Niwizera urupfu n'umuzuko wa Kristo ukitegura kugaruka kwe, uzataha nk'itorero. Amen. Turi kubwira ikirimbuzi. Kugira ngo rero Imana ikorane n'abantu, byari ngombwa ko buzura umwuka kugira ngo batahure uburyarya bw'undi mwuka. Umwuka bayobore, umwuka batere kubona, umwuka bayobore. Kuko umwuka ni ubuzima bw'Imana itaboneka, butwereka ibindi binyabuzima bitaboneka nabyo biri mu buryo bw'umwuka. Bigiye kutugabaho intambara z'umwuka binyuze mu mwuka. Natwe turasabwa kuba dufite umwuka. Imana itanga umwuka wayo. Amen. Nubwo Imana yatanze umwuka wayo, Satani nawe yatanze uwe. Ndagira ngo mbabwize ukuri ko abapfumu bararuta abahanuzi ubwinshi. Ndagira ngo mbabwire uyu munsi abantu basenga Satani ku mugaragaro bahamya kuruta abasenga Imana. Hari abantu bakubwira ngo ibintu bya Satani ngo biza diregiti. Aho si biba biterwa n'ukuntu twe tutegereye Imana. Simbizi na diregite, sinzi ibyo ari byo. Ahubwo waba akeneye iki? Akeneye iki? None se kuki byaje diregite? Nuko ari wowe mwegeranye nawe nyine wowe na Satani muri bamwe. Bene data, reka duhite dutaruka twigendere. Hanyuma hari ubwoko bwabanje kuba bwitirirwa Imana ariko bukora ibisa n'andi mahanga. Abo ni bene Yakobo. Ni Abisiraheli. Burya ntabwo bariho, nta madini abiri yari ahari. Habagaho icyitwa amasinagogi. Abemera amategeko yose y'Imana bahuriragamo mu isinagogi. Abemera amategeko yose y'Imana bahuriragamo batanahuje uburyo bayemera. Nababwiye ibyiciro bitatu: abasadukayo, abafarisayo, n'abanditsi. Bose bazaga gusenga. Abanditsi bari mu cyiciro cy'abayobozi,
yego mu nzego bwite za leta. Mm, Hakaza abafarisayo bitwa abahunga ikibi, barwanyaga Roma, yego yarwanyaga Imana y'Abisirayeli. Mm, Hakaza abasadukayo bemeraga Imana batemera umuzuko. mm. Abo bose babanaga mu isinagogi. Bose bahuriraga mu isinagogi bagasenga umunsi umwe. Imana yababwiye ngo mweze Uyu munsi umunsi w'isabato kuko niwe nduhutseho, yego muwusengeremo. Mwanyemerera tukaganira akantu ku kandi? Mm, Isabato burya ni iy'ukuri, ariko iy'ukuri si kuwa gatandatu. Ahubwo isabato ivuga iki? Icyo yari ivuze naba ari cyo mukora. isabato yari ivuze ikiruhuko. Exactly. Mm, Niba ari ikiruhuko, tuganire tworoheje. Umuntu uruhuka agomba kuruhuka iki? Ntabwo ari umunaniro, ni umuruho. umuntu uruhuka Ntabwo aruhuka umunaniro, aruhuka umuruho. Mm, Umuruho utewe n'iki rero? Ya mirimo yose na ya maboko yose ya Satani yafataga ikiremwa muntu cyaje muri rwa rwango rwa Satani akaduhindura indushyi agendereye ku mategeko. Yego. Kuko amategeko yaraturegaga mm, ngo n'ubundi muri abanjye. yego Abantu barushye umuruho baba baretwa b'icyaha, bagahora mu ngaruka zacyo. Mm, Imana ishyiraho isabato ngo abantu baruhuke. Iranavuga ngo kuko nanjye aribwo naruhutse imirimo yanjye yose. Tuganire. Imana iruhuka si uko yari inaniwe. Imana iruhuka si uko yari iri gutekereza ko hari igihe umuntu yari gukereya agasofuti runaka. yego Hari ibyumba wubaka ukageraho ubwenge bunaniwe ukavuga ngo reka ntuze ntaza kubivanga. Mm, Ntabwo yari ivangiwe. Imana iruhuka si ikiruhuko cy'izabukuru, yego ni ikiruhuko cyo gusoza ibyo yakoraga yari iruhutse imirimo yayo yose. yose. Bivuze ngo nta kindi, Yego ibyo nagombaga gukora nibi byose byose ndabishoje. ndabirangije. Ni icyo cyitwa kuruhuka. Mm, Ibyo nagombaga gukora muri iyi minsi 7 byose ndabikoze. mm, Noneho mumbabarire mbabwire, ahantu Satani adufatira mu buyobe mm, ni mu ndimi z'umwuka, yego no muri ya mirimo mwitirira umwuka, kandi umwuka wera abaho. Ndabigarukaho. yego Aha kabiri ku nkingi ya kabiri ni ku migenzo, Mm, amahame n'imihango yego by'amadini. Ahandi ha gatatu ni ugushoberwa, kuyoberwa aho umuti w'ikibazo dufite uri, yego tugashaka kujya kubaza Mm, Imana tugendeye ku bibazo dufite bigatuma tuyoba, tukayoboka ijwi ryose rivuze, iryo ari ryo ryose rivuze mu izina ry'Uwiteka. iryo ari ryo ryose rivuze mu izina ry'Uwiteka. Kandi Imana yarobanuye ayo majwi, igaragaza ikirango cy'abayafite. Mm, Ndavuga ngo muzabamenyera ku mbuto. ku mbuto. Mm, Cya kabiri, ndagarukaho gatoya muze kunyibutsa, hari ibyo ndibuze kwibagirwa. mm, Ikindi cya kabiri, niba tuzabamenyera ku mbuto, kugira ngo abantu bahore hafi basenga, sibyo? yego Idini ryahise rikereya ikintu gihoraho kizajya gituma ba bantu Mm, baza. Abanyedini babikereya bazi ngo nibo, ariko Satani ashyiraho ibintu bigarukira inaha yego ku mubiri, Mm, ku buryo umuntu w'umubiri ahora ku kintu kimwe, mm, akaba akinze mu buryo bw'umwuka, ntagire valuation. mm, Ashyiraho imihango, imigenzo n'amahame. n'amahame, amategeko. Ntabwo ari uko tudakwiriye kubaha amategeko, ariko mu buryo bwo gusenga Yesu yarabyatuye kwa Yohana Yego 4. Mm, Imana ni umwuka, yego n'abayisenga bakwiye kuyisengera mu mwuka no no mu mu kuri, kuri. Mm, kuko Data ashaka ko bene abo bene aba aribo aribo bayisenga. bayisenga. Mm, Satani rero ahita akereye ibintu by'imigenzo n'imihango, yego abyigisha za ndakorekazi. yego Mm, Indakorekazi zibizana mu idini, n'abashaka kubaha Imana bayoboka idini, yego bahura n'imigenzo, bahuye n'imigenzo babura Imana. Mm, Babuze Imana babona ibigirwamana.
babona imihango, nibyo babibona hafi, babibona hafi. babibona hafi. Ubwenge bw'abantu rero bureba ibigirwamana bugarukiraho. Satani abikora neza atuje, adushyiriraho ibintu tutazajya turenga. Yego. Mwebwe nimujya gusenga mukabona umuntu usutse gusa, mujye mwirukana abadayimoni. Nimubona umugore wambaye ipantaro ntimugasengane nawe. Mwebwe ijwi ryanyu ntiryagerayo, mujye musaba abatagatifu babasengere. Byabagora. Wakwibaza uyu mutagatifu atarapfa, we ninde wamusengera? Hari ijambo mwakoresheje turi mu masengesho ya ranca batugira, muvuga uburyo umugaragu wo kwa Salomo yashyizeho ibigirwamana, kimwe agishyira idani, ikindi ngagishyira ibeteri, ngo kugira ngo kujya i Yerusalemu byajya bibavuna. Yarababwiye ngo kujya i Yerusalemu byajya bibavuna, mujye mugarukira ahangaha hano. Mwisengera ibigirwamana. Noneho amadini aragenda araguka, aba globale. Amadini amaze kwaguka aronka abantu, kugeza ubwo hari n'amadini akora ibyaha mu buryo bw'ivugabutumwa ry'iryo dini. Urugero, hari amadini muza ashaka abagore benshi, ntabwo ari uko Imana ibyemera, ahubwo ni uburyo bwo kuvuga ngo nintwara uyu mugore ngatwara n'uyu, uyu mugore azambyarira 2, uyambyarire 3, bose bayoboka Imana yanjye, ngwiza imbaraga. Iyi strategy Salomo yayikoresheje ashaka abagore benshi, ntimugire ngo ni irari, kwari ukugira ngo buri mwami wese abona wamutera ashaka umukobwa we. None nashaka umukobwa w'uyu mwami wamutera, aho kugira ngo umwami azamutere kandi ari umukwe, azamuture. Nicyo cyatumye Salomo agwiza amaturo. Abumuherwe. Imana ibona ko ubwenge Salomo akoresheje bwanduye, imufata nka Satani s'ilivupre. Kugeza ubwo Salomo guhinduka ntabwo yarimbutse, yahinduwe n'umwana w'imfubyi wagumanye Imana ya Isiraheli, akemera kugumirwa. Ntashakane na Salomo, umukobwa Bibiliya yita umunyashuramu mu gitabo cy'indirimbo za Salomo. Bakundwa, icyo dushaka kuvuga ni iki? Nta muntu turi kurwanya. Ubwashize dukora ikiganiro kuri Mariya, narababwiye ngo nta sano yagiranaga na Yesu. Abantu barantuka. Hari n'abantu bakabije, bagira ishyaka ryinshi. Reka ndebe mu byanditswe. Urwandiko rwa 2 Pawulo yandikiye itorero ry'Abikorinto. Korinto rwa 2. Ariko mwe muretse gatoya. Imana itubashishe. Amen. Kandi Imana iherekeze ijambo ryayo n'umwuka mwinshi kugira ngo ihindure abantu. Tuganireho gato. Abantu benshi berekwa. Abenshi berekwa. 80% baravangirwa. 20% babona iby'ukuri. Muri ba 20%, 5% bakora ibyiyerekwa beretswe. Abandi 15% banyuranya n'ibyo beretswe. Kubera iki mvuze gutyo? Mwari muzi ko Satani yasuye Yesu mu butayu? Aramubwira ngo niba uri umwana w'Imana, fatira ibuye rihindura umugati. First of all, shyiraho akabazo. Yesu ari kumwe na Satani. Satani ntabwo ari umuntu w'umubiri, ni uw'umwuka. Ariko Yesu uri kumwe na Satani ni uw'umubiri, nubwo agira amaso areba y'umwuka. Satani rero yambaye umubiri. Barahura, aza guhura na Yesu. Uru rugendo rwa Satani rwaburijwemo igihe Kristo akura urufunguzo ikuzimu, agakingurira abera. Nibwo Satani yakingiranwe by'iteka, ntiyongeye kugaruka. Ntabwo akiza, ahubwo akoresha imitekerereze y'abariho.
tuganire dutuje. None se Satani muzi impamvu yabwiye Yesu ngo hindura iri buye umukati? Nuko Yesu yari ashonje. Birasobanuye ngo amayerekwa menshi abantu berekwa agendanye na situwasiyo barimo. Ndagira ngo tuganire dutuje. Ni iki gituma ujya gusenga umuhanuzi akakubwira ngo uturanye n'umurozi ukuroga kandi ari byo, ari ukuri, nawe ubizi neza, nawe ubizi? Ni uko ariyo situwasiyo urimo. Iyo situwasiyo Satani arayisoma akayikubwira nk'iyerekwa atari Imana iyivuze. Abantu benshi Satani abakoreza isoni mu rusengero igihe mwihana ibyaha bari kubarondora. Abantu benshi Satani abasenyera ingo bitewe n'abahanuzi. Mwarangiza ngo ni umuhanuzi wabuze ubwenge. Njye ntabwo ariko mbyemera. Iyerekwa rije ku muntu wabuze ubwenge arivuga nk'uko aribonye. Imana rero ntishobora kugukoresha uri umupfapfa ngo ibyo ikubwiye bisenye. Ibikubwira mu bwenge ku buryo ubivuga uri umupfapfa, uwo ubibwiye agatangazwa n'ubwenge akumvanye, kandi ntabwo yari akuziho. Ubu rero abantu benshi bavangiwe, twebwe turavuga ngo babuze ubwenge. Abubuza atakoreshwa n'umwuka w'Imana. Biravuze ngo uwo si wo. Ntabwo ari umwuka w'Imana. Ntabwo ari wo. Kuko Imana ifata ibintu by'imbaraga ikabikoresha abanyantege nkeya kugira ngo ihinyure imbaraga z'abanyembaraga. None se kuki itakoresha ubujiji bw'injiji kugira ngo ihinyure ubwenge bw'abanyabwenge? Kuki ikoresha ubujiji bw'injiji n'ubundi injiji ikajijwa nk'uko isanzwe ari injiji? Iyo si Imana. Ntabwo ari yo. Ntabwo ari yo. Uyu muntu yeretswe, ariko weretswe nande? Ni Satani uri gushyira icyasha muri wa murimo no ku izina ry'abahanuzi. Ndagaruka. Bibiliya itubwira umuhanuzi. Imana yabwiye ngo ngutumye ahangaha ariko nugerayo nturye. Agezeyo undi aramubwira ngo rya. Nanjye ndi umuhanuzi mugenzi wawe. Ndi umuhanuzi mugenzi wawe. Mwari muzi ko ibyaha byinshi abakozi b'Imana bari gukora babikura ku bandi bagenzi babo. Wakwibaza ngo wabikoze mbere we yarabikuye kuri nde? Yaje atari umukozi w'Imana, ntiyagira umwuka umutera gutinya ibyaha. Noneho gukiranirwa kwe ntibyamuteza icyuho mu bifite inyungu z'ubu buzima. Noneho gukiranuka ko wakiranutse ntiyagira inyungu mu by'ubu buzima. Noneho ufite inyungu mu by'ubu buzima arakubwira ngo busundushe iki? Dutangira kurushanwa tugendeye ku bigaragara. Aho abantu barahagwa. Ubundi wowe undusha iki? Undusha iki? Ubu agendeye ku bigaragara. Ubu urambwira ngo kunywa inzoga ni icyaha, ubu ndinjije isi nize koko? Hari abantu babeshya ngo muganga yayibandikiye. Nta muganga wandikira umuntu inzoga, amwandikira alcohol. Wowe ni wowe witekerereza aho ushobora kuyikura, cyangwa se umuganga w'injiji akakurangira mu nzoga. Ariko ibiribwa byinshi bigira alcohol, ariko umuntu akakubeshya ngo ni muganga wabimbwiye. Ntekereza ko na Minisiteri y'Ubuzima itashyigikira umuganga wandikira umurwayi inzoga. Kuko inzoga amategeko mu Rwanda yemera nk'ikiyobya bwenge. Niyo yagerageje kubyoshya aravuga ngo munywe mu rugero. Yes. Ba nyir'inganda. Burya ni itegeko rya Minisiteri. Ni itegeko rya Minisiteri bifite mu nshingano. Niyo igira, kuko bakanagena n'imyaka y'abagomba kunywa. Inzoga si iz'abato. Twigarukire. Akabazo nibaje katari kagenda. Ndibaza ni hari
wa mwana twabonye wavuye mu bapfumu, wavutse kubera imbaraga za Satani, birashoboka ko mu idini risanzwe yagaragaramo akaba umuhanuzi, Yego. akaba umuvugabutumwa, akaba umupasitori, akayobora abantu. Yego, byashoboka cyane. Birashoboka cyane. Byashoboka cyane kuko we afite ububasha bwo kujya gufata ibyo kwa papa mu kindi kirere, akabizana noneho akabizanira abantu runaka. Ibyo ni ibintu birizi. Kuko n'ubundi kujya kubaho yabayeho mu mugambi wa Satani. Muri make rero Satani ntabwo ari buze kugaragara, ahubwo wa mwana araza gushyira mu bikorwa. Exactly. Araza guhabwa inshingano, urumva, arashyira mu bikorwa, ahabwe titire runaka, ashobora kuba umuririmbyi cyangwa umuvugabutumwa cyangwa umuhanuzi, ashobora no kuyobora yego intara, yego, noneho igihugu. urumva, agakora mu izina rya se. Yes. Urumva, agakora nyine byose atakoze. Simwe mugira se insanganyamatsiko ivuga ngo ni ukusa ikivi. Uribaza uburyo yabangamira umunyamuhamagaro wa nyawe. Erega twarabisobanuye ku ijwi ry'umukanguzi, twababwiye ko hari urubyaro ruvukira kurwanya Uwiteka. Yego, kandi urwo rwavutse rugomba gushyira mu bikorwa. Ibyo twarabivuze rwose. Twigarukire dusome ijambo ry'Imana. Ntabwo iki kiganiro turi buze kukigira kirekire cyane, ndumva dushobora no kugisoza. Ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana, ni igice cyaho cya mbere, ntimugire ngo ndajya kure. Umurongo wa 12, uyu murongo no mu kiganiro giheruka aho twarakivuze. Haravuze ngo icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. 13. Bene data, nituvuga ijambo ry'Imana mwe kutwumvira mu kirere cyo kudutera amabuye. Yego, Bibiliya iravuze ngo abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. yego, Niba mwizera Kristo w'umubiri, ni Umwisiraheli wo mu muryango wa Yuda. Ariko niba mwizera Kristo w'umwuka, ariko niba twizera Kristo w'umubiri, uwo yarapfuye. uretse gato, Yego, niba mwizera Kristo w'umubiri, yego, afite irangamuntu yo mu Bayuda. Ariko mbere y'uko ab'umubiri yavuye he? Hari abantu batubwiye impamvu mbivuze. yego, ndakurikizaho uyu murongo. Ni muri cya kiganiro duheruka gukora kuri Bikira Mariya. yego, sibyo? nabonye byakize. Reka mberurire rero abantu mutigeze munasoma, mutanaza amateka. Yego, ndabaha urugero. Icyo cyo ndabaha urugero. Umugabo witwa Nsabuhoraho Zakari ni umupasitori w'umuhanga, yanditse agatabo. Nifashishije ako kugira ngo mutaba mubyumvanye nge gusa. yego, n'abandi babizi, n'abateologe benshi, kugira ngo mutaba mubyumvanye nge gusa. Nsabuhoraho Zakari yanditse agatabo kitwa Amateka y'Intumwa n'Urupfu Zapfuye. Ageze kuri Mariya arabisobanura. yego, Mariya, uyu bita Bikira Mariya, yari umugore wa kabiri wa Yosefu. umugore wa kabiri wa Yosefu. Dore jene ngo Yosefu kujya gushaka Mariya yari yarapfushije umugore. Noneho umugore wari warapfuye ni nyina wa Yuda, Aprito wa Yakobo. Yes, ko hari Yuda na Yakobo abavandimwe ba Yesu. Yego, ni nyina wa Yakobo. Yuda, uriya wanditse urwandiko rwa Yuda, yego,
mariya abantu baravuze mbikuriye kuri komenti, abantu bantutse ngo none se ngo kuki yabwiye yohana ngo dore umwana, yego, ngo mariya ngo dore umuhungu, yego, yabwiye yohana ngo dore umubyeyi, abwira mariya ngo dore umwana. Ngo kubera iki yamuraze yohana? Ngo nuko nta bandi bana bari bahari. yego, none se yamuraze uw'abandi amwima bene yozefu, kandi nabo bari ab'umugabo wa mbere mariya yari ababereye nyina. yego, tuganire tworoheje, si intambara ndi gushaka, yego, ndagira ngo tuganire, ndi hafi no gusoza iki kiganiro. yego, gutekereza Kristo dukoresheje amasekuru ubwabyo Bibiliya ibyita icyaha. Dusome Bibiliya, urwandiko gutekereza Yesu dukoresheje amasekuruza ye ni icyaha. Bibiliya ibyita icyaha. Dusome Bibiliya, urwandiko rwa kabiri rw'Abikorinto igice cya 5, Korinto, urwandiko rwa kabiri rw'Abikorinto igice cyaho cya 5, ni urwa kabiri igice cya 5, igice cya 5, ndahera ku murongo w'10 kugira ngo ngere aho nshaka, ngendereye umurongo wa kuri, yego, ariko ndahera ku w'10. yego, haravuze ngo kuko twese dukwiriye kuzagaragarizwa imbere y'intebe y'imanza ya Kristo, kugira ngo umuntu wese ahabwe ibikwiriye ibyo yakoze, akiri mu mubiri, ari ibyiza cyangwa ibibi. yego, aba bantu mwizereramo ngo abatagatifu ngo aba barera ntibera, bose bazaca imbere y'intebe y'imanza ya Kristo. ariko noneho mbere gato reka tugaruke, ubundi uyu muntu agirwa umutagatifu nande? mbona abashima imirimo ye bakiriho, kuko nawe ahari ntiyakiyita umutagatifu. abatagatifu benshi bazutse bagasanga amazina babanditseho, bakora intambara. 11 nuko iyo nemeza abantu bikoreshwa nuko nzi igitinyiro cy'Uwiteka, uko ndi niko bigaragarira Imana, kandi niringira yuko ariko namwe bigaragarira imitima yanyu. 12 ibyo ntitubivugiye kugira ngo ntitubivugiye kongera kwiyogeza kuri mwe, ahubwo turabaha impamvu yo kwirata ku bwacu, kugira ngo mubone icyo musubiza abirata ibigaragara, batirata ibyo mu mitima. Twitse gato, Pawulo Kiliziya yamugize umutagatifu. Yes, na ba Petero. ubwo ntekereza ko abantu bose bari ntumwe mutagatifu Paul, ariko rasetsa Saint Paul ni hehe, haroroshye nshuti yanjye. No, ariko arabivuze ku murongo w'10, aravuze ngo kuko twese dukwiriye guca imbere y'intebe y'imanza. None mwebwe mutaranamenya urubanza already mwamaze kuruca, byararangiye. 13 niba dusaze kubw'Imana, kandi niba tudasaze ni ku bwanyu kugira ngo tubafashe. 14 urukundo rwa Kristo ruraduhata kuko twemejwe yuko nk'uko umwe yapfiriye bose. Amen. Sinzi niba iri jambo ryumvikana. Umwe yapfiriye bose, ariko bose bapfa. Kandi yapfiriye bose kugira ngo abariho be gukomeza kubaho ku bwabo, ahubwo babeho ku bw'uwo wabapfiriye akanabazukira. Nicyo gituma uhereye none tutazagira uwo dutekereza. Murongo wa 16 nababwiye ko ari wo ngendereye. Nicyo gituma uhereye none tutazagira uwo dutekereza dukurikije amasekuruza, nubwo ariko twatekerezaga Kristo, ariko noneho ntitukimutekereza dutyo.
16 umurongo waho wa 16, umurongo wa 16, urwandiko rwa kabiri rw'Abikorinto, yego, igice cya 5, umurongo wa 16. umurongo wa 16, nicyo gituma uhereye none tutazagira uwo dutekereza dukurikije amasekuruza, nubwo ariko twatekerezaga Kristo, ariko noneho ntitukimutekereza dutyo. Umuntu wese iyo ari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize, dore byose biba bihindutse bishya. Muragira ngo ni ibiki ari kuvuga amaze kuvuga amasekuruza? Bibiliya ivuga iki rero? Tugaruke. Njyewe mumbabarire nsakingira ijambo, yego, rizanye amagambo menshi, rizanye amaverse menshi. Bavandimwe, nitugira ishyaka ryo kubabwiriza, ntabwo turi guhinyura ibyo mwizera ngo muve mu madini yanyu. Aniseti, nta dini mfite nkujyanamo, ariko inzira ni imwe. Ariko inzira ni imwe, ni muri Kristo Yesu. Yego, mubwirize Kristo, hanyuma nawe yizere Kristo, nta niyo nzira. Kandebe ijambo nshaka kubabwira, mbonye amaverse menshi mvuga kuri ibi. Bibiliya itubuza gusenga ibishushanyo, ikatubuza no kubyikubita imbere. Yego, wowe uratekereza ushobora kuba umuntu w'umwuka mu gihe wizereye mu muntu wapfuye? ntabwo bishoboka. Muzi ikintu gitumye Kristo ari uwo kwizerwa? Nuko yapfuye akazuka. Iyo atazuka, nawe yari kuba ameze nk'abandi bose. Nawe yari kuba apfuye nk'abandi bose. Yego, itandukaniro rya Kristo nuko yazutse. Umuzuko we rero niwo udutera ibyiringiro, kuko uwabashije kuzuka akajya iburyo bwa Se niwe uzashobora no kugaruka. Nose mwagize ngo ni iki gituma yitwa Uwiteka? Uko yanyuze mu rupfu ruramugerageza. Uwatsinze urupfu afite ubushobozi bwo kuzagaruka. Yes, niba urupfu rutaramuheranywe, n'ubundi byanze bikunze azagaruka, afite ubushobozi bwo kugaruka. Ibyo byiringiro ntibidukoze isoni. Ariko turaganira, twavuga ko ubwiru buri mu madini, ubwiru kirimbuzi, yego, buri mu iyobokamana, bikaba intambara. Uyu munsi abantu bapfuye bazize amaderivarensi. Zana amavuta tugusige. Ingo zisenyuwe n'abahanuzi, zagiye zisenywa n'ibitambo. Mwaragize mukambwira ngo ni abakozi b'Imana, ngo kugira ngo tugusengerezane igitambo. Ikigorigota kimaze iki? Wowe uratunganye ku buryo wazana igitambo kikitwa igitambo gitunganye? Uwo gishyiriye wese ni umutambyi. Uwo gishyiriye ni umutambyi koko urabizi neza ko ari umutambyi. Kandi noneho n'uwajyaga gutamba yagombaga kuba ari indakemwa mu mico no mu myifatire. None uwo nguwo ushyiriye igitambo muri rubanda avugwa ati ibiganza bye rwose koko ni umuntu watambira Uwiteka igitambo mu by'ukuri kigashimwa. Bibiliya iravuze ngo abo batambye ntibakoze umurimo wabo kuko urupfu batabashije kururokoka, ngo ari kumwe warutsinze iteka niwe wabaye mutambyi uhoraho. None bene uwo nguwo icyo Bibiliya itwemerera ni ukubashyira icyacumi bariya bapfa. Bibiliya irabivuga rwose, icyacumi abapfa irabivuga, Abaheburayo 7. Reka noneho turebe uyu nguyu wagize umutima wo gutanga icyo gitambo. Ese koko icyo gitambo koko wowe ujyanye koko nta nenge? Niba wagize uwo mutima
wo kujyana icyo gitambo cyatuma ugera ku byo ushaka. Icyo gitambo wakirobanuye ubona kirakwiriye kugeza ubwo ugishyira umutambyi. Je biri kwinjira. Bibiliya ivuga iki? 7 Abaheburayo. Kandi biragaragara rwose yuko umwami wacu yakomotse kuri Yuda, ari ntacyo Mose yavuze kuri uwo muryango, Yego. keretse cyerekeye ubutambyi. Ntabwo kwa Yuda ntihavaga ubutambyi. Ubutambyi bwavaga kwa Lewi. Yego. Kwa Yuda ntihavaga ubutambyi, cyakora havuye umwami. Havaga umwami ariko ubutambyi bwavaga kwa Lewi. None Bibiliya iravuze ngo kandi biragaragara rwose yuko umwami wacu yakomotse kuri Yuda, ari ntacyo Mose yavuze kuri uwo muryango cyerekeye ubutambyi, kuko atanga ubutambyi ntiyigeze aha kwa Yuda. Oya. Kwa Yuda ntihanavaga abahanuzi, bavaga kwa Gadi. Kwa Yuda havaga abami, ntihavaga abahanuzi, havaga n'abatware. Urumva? Ndetse birushaho kugaragara ubwo habonetse undi mutambyi uhwanye na Melikisedeki, utatoranyirijwe ubutambyi nk'uko byategetswe n'amategeko yo mu buryo bw'abantu, ahubwo wabuheshejwe n'uko afite imbaraga z'ubugingo butagira iherezo. Ubugingo buhoraho. Ijambo ry'Imana. Imana ishimwe. Amen. Kuko ahamya ngo uri umutambyi iteka ryose mu buryo bwa Melikisedeki. Nuko rero itegeko rya mbere ryakuweho kubw'intege nke zaryo n'umumaro muke. 18 niko ijambo ry'Imana havuga. Nuko rero itegeko rya mbere ryakuweho kubw'intege nke zaryo n'umumaro muke, kuko amategeko atagize icyo yatunganyije rwose, ahubwo yari ibanze ry'ibyiringiro biyaruta, biduhesha kwegera Imana. Kandi ubwo bibaye bityo ari nta ndahiro, dore Abalewi bahawe ubutambyi ari nta ndahiro. Nyamara iyamuhaye uwo yaramurahiye yo ubwayo. Nyamara iyamuhaye uwo yararahiye, imubwiye iti Uwiteka arirahiye kandi ntazivuguruza, ati uri umutambyi iteka ryose. Amen. Nicyo gitumye Yesu aba umwishingizi w'isezerano rirusha rya rindi kuba ryiza. Kandi ba bandi babaye abatambyi ni benshi kuko urupfu rubabuza guhoraho. Ibaze n'ukuri, kuko urupfu rubabuza guhoraho. Naho uwo kuko ahoraho iteka ryose, afite ubutambyi budakuka. Nicyo gituma abasha gukiza rwose abegerezwa Imana nawe, kuko ahoraho iteka ngo abasabire. Amen. Sinzi niba nasoreza aha. Anise, reka dusoze ikiganiro, ariko se tugire dute ko abantu baheze Dani ni Beteli? Twebwe tuvugije induru dutabariza abantu ngo bave mu mayoberane ya Satani, ariko bera b'Imana njyewe sinzi twebwe tuvuze nkatwe, Imana isohoze nkayo. Twebwe turavuze ariko umwuka noneho asohoza ibye. Amen. Bavandimwe inshuti z'umusaraba, niba ushaka gukizwa ukaba umwizera, banza wirinde imigenzo n'imihango, usome ijambo ry'Imana, ugire ikirenge mu cya Kristo. Njyewe narababwiye, Mariya ndamwemera nk'umubyeyi utarasamanywe icyaha. Natangajwe n'uburyo ikintu cyantangaje nuko abizera bamwe batubwira ngo
mariya yasamye ari isugi, yego, arinda apfa akiri isugi. Ntabwo bashobora gutekereza ko Yosefu yari afite ubwo burenganzira kwa Mariya, kandi Mariya yapfakaye Yesu ageze imyaka 18, yego. nibwo Yosefu yapfuye. Ageze imyaka 18. 18. Yosefu burya yaje gupfa mbere. Yego, Yosefu niwe wapfuye mbere ya Mariya. Ko sinari nkazi. Ni Yosefu wapfuye mbere ya Mariya. Yarapfuye. None se iyo muri kuvuga ngo ubwo yabashije kugeragezwa, abasha gutabara abageragezwa bose, mwagize ngo ni ibigeragezo byo mu ivugabutumwa gusa? Yaranasitaragorinze nk'umwana w'umusore. Yego. Sibyo? Nawaze ubuzima icyari cyo. Yes. None se mbere yuko mumubona mu ivugabutumwa muzi ko yarariye, nawe yakoranye umurimo na Yosefu. Yes. Yarabaje rwose. Yakoze ku mirimo yo mu isi. Rero hari uwanditse muri comment aravuga ngo ni Yohana wari umugabo wa Bikira Mariya. Oya, ni Yosefu. Ariko marayika yamubwiye ngo ikiramubwiye ngo witinya kurongora umugeni wawe, kandi byanze bikunze byarabaye, kuko inda atwitari ya mwuka wera. Ya mwuka wera. Mujyane nyine mu bane, simvuze ko ari raporo sexuelle, ariko se after, nyuma yo kubyara. Ikintu rero baje kudukorera nuko Kiliziya yagaragaje ko n'abana Mariya yabyaye nyuma ari ab'umugore wa mbere wa Yosefu. Nicyo babikoreye. Nibyo, ubwo ntibageze bavuga ko Yosefu na Mariya babyaranye. Ntago babivuze. Ahubwo bizanira abana b'umugore wa mbere. None se uratekereza ari ukugira ngo noneho tuganire? Petero yigeze avuga ngo Mariya nsabire? Kandi bagize n'iryo shyaka, abigishwa bagize iryo shyaka ryo kumubwira ngo tujye dusenga dute, tujye dusenga, twigishe gusenga. Barabimubajije. Aravuga ngo mujye muvuga ngo data wa twese uri mu ijuru. Biravuze ngo ntihagire n'umwe mushyiraho ibyiringiro byanyu. Imana iranabihakanira avuga ngo ntihagire ishusho y'ikiri mu ijuru, izuba cyangwa ukwezi muzikubita imbere. Aravuga ngo kuko ndi Imana ibyanga urunuka. Ni Bibiliya, ni ijambo ry'Imana. Noneho utangazwe nuko ubwirukirimbuzi buri mu iyobokamana ubukomaho abayoboka Imana mwizera bene so mu kwizera, akaba ari bo mu Rwanda. Bakumva ari ukubarwanya. Urumva uburyo ari. Noneho we ntatangira kurwanira Kristo yemera, ahubwo arwanira idini. Arwanira idini. Urumva iyicarubozo rya Satani. Iyicarubozo rya Satani. Imana iruhutse imirimo yayo yose kuko nta kindi isigaje gukora. Noneho iratubwiye ngo nimuruhuke, ninjye buruhukiro. Bibiliya irabivuga mu Baheburayo ngo iyo hajya kuba hakenewe ubundi buruhukiro, Joshua ntiyari kubaha. Umunsi wa Joshua wari kuba uhagije, mwari kuruhuka byo kwa Joshua. Ariko turacyafite uburuhukiro. Niko Bibiliya irabivuga. Iyo Joshua baruhura. Mwabivuze neza tujya tutangira. Ikiruhuko twaruhutse cyangwa ikiruhuko Imana yaruhutse, ntago Imana yari iruhutse umunaniro, ahubwo Imana yari iruhutse imirimo yayo yose nk'uko yayigennye kuyirangiza. Yes. Noneho imigenzo tubamo yo gufata iminsi, yo gufata iminsi, ni ukuri mbabwije ukuri, ituzinura Imana y'umwuka ikadusigira Imana y'ibigaragara. Tureba nonaha naruhutse uyu munsi, ntabwo turi kuba blaming, turi kubwira ikirimbuzi mu buyobokamana. Sibyo? Noneho turebe umurongo wa 8 mu bice 4 by'Abaheburayo. Haravuze ngo iyo Yosuwa baruhura, Imana ntiyajyaga kuvuga hanyuma iby'undi munsi. Nuko rero kubw'ibyo haracyariho uburuhukiro bw'isabato bubikiwe abantu b'Imana. Uretse gato, kuko uwinjiye mu buruhukiro bwayo
nawe aba aruhutse imirimo ye nk'uko Imana yaruhutse iyayo. Nuko tugira umwete wo kwinjira muri ubwo buruhukiro kugira ngo hatagira umuntu ugwa akurikije icyitegererezo cya ba bandi cyo kutumvira. Kuko ijambo ry'Imana ari rizima, rifite imbaraga kandi rikagira ubugi buruta ubw'inkota zose, rigahinguranya ndetse kugeza ubwo rigabanya ubugingo n'umwuka, rikagabanya ingingo n'imisokoro, kandi rikabangukira kugenzura iby'umutima wibwira ukagambirira. Hasigaye isabato imwe ariyo mwumva Bibiliya ivuga ngo tuzaruhuka. Iyo ni igihe cy'abizera tuzaba turi kumwe na Kristo. Isabato iriho sinyihakanye, ariko tuganire. Iruhuka ute? Uruhuka iki? Ahubwo se niba uruhuka isabato, kuki bigusaba kuyiruhuka mu byiciro? Kuki ari umunsi uhoraho? Kuki ari umunsi uhoraho umwe muri 7 wahisemo kujya? None se Imana yaruhutse uwo munsi, ariko ikomereza hiraruhuka. Yego. Wowe kuki uruhuka uwo munsi ntukomerezeho ngo uruhuke, bikazagusaba kongera ukaruhuka kuri uwo munsi? Ikiruhuko cy'Imana cyagumyeho. Ariko twebwe iyo turuhuka, twebwe turuhuka umunsi tukarekeraho, tukazongera kuruhuka nabwo undi munsi wageze. Ese murumva ari byo? 7 hamwe twasomaga dusoze 8, cyangwa duhere 7. Duhere 7 ya 6, 7 mu Baheburayo. Haravuze ngo ariko dore wa wundi utakomotse mu muryango wabo yakoresheje Aburahamu 1/10, kandi aha umugisha nyiri byasezeranijwe. Soza, Aburahamu ntabwo yatanze 10 kubera amategeko, yagitangishijwe no kwizera. Niyo mpamvu 10 kitajyanye n'amategeko. Yego. Aha ni mu isezerano 10 ntabwo cyajyanywe n'amategeko, ahubwo ni umurimo w'abizera. Ni umurimo w'abizera. Urumva, hari abantu bajya bavuga ngo ibya kera n'10 bakagishyiramo kuko barashaka kwirengera. Ariko umva uko ijambo ry'Imana ribivuze. 7, nta wahakana ko uworoheje ahabwa umugisha n'ukomeye. 8, kandi muri twe abantu bapfa nibo bahabwa 1/10. Abantu bapfa nibo bahabwa 1/10. Naho icyo gihe cyahawe uhamywa ko ahoraho, ariwe Melikisedeki. Ndetse byabasha kuvugwa yuko Lewi uhabwa 1/10 nawe ubwe yagikoreshejwe ku bwa Aburahamu. Ni ukuvuga ko na Lewi kugira ngo bamwemerere 10 nk'umutambyi, nawe babikomoye kwa Aburahamu. Ntabwo byazanye n'amategeko y'Abalewi 10, kuko yari akiri mu rukiryi rwa sekuruza ubwo Melikisedeki yamusanganiraga. Nuko niba gutunganwa rwose kuba kwarazanwe n'ubutambyi bw'Abalewi, kuko mu gihe cyabwo ariho abantu baherewe amategeko, ni iki cyatumye bigikwiriye ko undi mutambyi aboneka wo mu buryo bwa Melikisedeki, utavugwa ko ari uwo mu buryo bwa Aroni, ari we Yesu. Dusoze. Hari ikibazo ufite wari ugiye kutubaza? Ikibazo nari ngiye kubabaza mise nsubizwa kuriya munsi iyo turuhuka. N'ubundi kuki turuhuka byisubiramo? Nuko tuba tutaruhutse nyine. Yego, ntabwo turuhutse. Haruhuka ndetse. Haruhuka umuntu ugize ute? Umuntu wananiwe, urushye. Yego. None se kuki ejo nongera nkaruhuka? Nuko wongeye kuruha. Nibwo buruhukiro bw'Imana. Ubwirukirimbuzi mu buryo bw'iki? Bw'iyobokamana. Ibi ngibi twirirwa tweza amaturo y'abantu, bo tukabagira ibizira. Nyamara twakiriye amaturo yabo. Ibi ngibi umuntu mutasangira igaburo ryera agufasha kubaka urusengero.
aha dusoze dusoze. reka dusoze. Hanyuma rero aho Aniseta atagejeje, noneho ntugandire umwuka w'Imana. Umwuka w'Imana nakugeraho rwose umuhereza ikaze agusobanurire n'ibindi. Yesu aduhana umugisha. Murakoze, nanjye reka nsoze. Satani yafatiye ku migenzo, imihango, atubuza gutobora ikirere cy'umwuka twibera inaha ku bintu by'umubiri by'inaha bifatika, ariko Imana ibahe gutera intambwe twinjire no mu kirere cy'umwuka dusenye ubwirukirimbuzi bwa Satani. Ntabwo iki kiganiro kirangiye. Ubwirukirimbuzi ndashaka kugeraho abahanuzi ni berekwa bate? Iki kibereka niki gituma usenga ntiwumvirwe se kandi wasenze? Turagushimiye Mana y'urukundo, niwe wo kwizerwa, kandi tukunezererewe cyane ko waduhamagaye nk'abakozi bawe. Urangije utugabira uyu murimo ngo twaturirane impamvu z'ibyiringiro byacu. Dukoze ibyacu, ukora ibyawe, dufashishe muri byose, kandi ukomeze kubana natwe none n'iteka ryose mu izina ryawe Yesu Kristo. Amen. Shalom, shalom.